tuguhaye ikaze ku isengesho ribohora official, ahantu tumvira ijambo ry'Imana cyangwa se duhurira tukanasengana namwe. Imana iguhe umugisha, cyane cyane wakoze subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa. Uwiteka aguhe umugisha. Twari tumaze igihe iminsi igera muri nahari tudafite umwanya wo kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana, ariko uyu mwanya Imana duhaye ubuntu bwayo kugira ngo tuganire nawe. Ngaho rero rarika mwene so ukora share muri ubwo buryo bwo kumurarika, ukoresha yamusangize iki cyigisho kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bantu benshi. Reka dufate umwanya wo gusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana yohereza ijambo ryayo rigakiza abari mu isi, turaguhamagaye kugira ngo ubwami bwawe buzuze mu mitima yacu, bwambare imitima yacu, bwambare ubugingo bwacu, bwambare njyewe imbere ubwami bw'Imana, bwambare njyewe inyuma. Izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, ubwami bw'umwijima buhunge n'imigirire yabwo, umuriro w'Imana utwike buri kiremwa cyose na buri mwuka wose urwanya kumenya Imana. Mu izina rya Yesu Kristo waba aho ndi, kwa jina la Yesu nongeye kwatura umuriro w'Imana utwike umwuka urwanya kumenya Imana kuri buri wese uri kunyumva. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, uyu mwanya twinjiye mu ijambo ryawe Uwiteka, reka mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rikore umurimo ukomeye muri njyewe, ijambo ryawe rikore umurimo ukomeye mu nyumva wese uje ku isengesho ribohora official, ntasubire yuko yahaje. Mu izina rya Yesu Kristo ahubwo uyu muntu ahakure impinduka zidasanzwe mu bugingo bwe no mu mubiri we. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, duhamagaye ubwenge bw'Imana busobanura iby'Imana Data wa twese. Duhamagaye ubwenge bw'Imana busobanura iby'ubwenge busanzwe bw'isi butabasha gusobanura. Duhamagaye umwuka w'Imana usobanura iby'umwuka, kuko ijambo rivuga yuko iby'umwuka bisobanuzwa undi mwuka. Ngaho duhamagaye umwuka wawe Uwiteka usobanura iby'umwuka wundi katika jina la Yesu Kristo, kugira ngo uje hano ku isengesho ribohora afashwe mu izina rya Yesu Kristo, yunguke mu izina rya Yesu Kristo, nanjye nunguke mfashwe hamwe n'abanyumva bose mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho wohereze ijambo ry'umutsima w'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo, wohereze ijambo ritunga ubugingo bwa buri wese uri kunyumva, nanjye ubwanjye rintunge kandi rintibyibushe mu izina rya Yesu Kristo, rinabyibushye umuntu mu buryo bw'umwuka. Urakoze kumva gusenga, amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, amen. Imana ishyize mu mutima wanjye amagambo akomeye ngira ngo tuganireho uyu munsi. Ibyo tugiye kuganiraho icyo Imana ashyize mu mutima wanjye ni titire y'iryo jambo, ni ijambo rivuga ngo kubohoza ubugingo bwawe, kubohoza ubugingo bwawe. Ese iyo mvuga ngo kubohoza ubugingo bwawe, bwabohozwa gute? Ese bushobora gufatwaho bugwate cyangwa bushobora kubohwa? Yego, ubugingo bw'umuntu burasabwa bugafatwa bukamanurwa ikuzimu, bukaboherwa ikuzimu, kandi nyirabwo ntamenye ko bwabohewe ikuzimu. Ubugingo bw'umuntu usenga wambaza se ngo bwafatwa cyane, wa muntu usenga atabaye maso ubugingo bwe bwafatwa. Wa muntu uzi Imana atabaye maso yasinziriye agahunikira, yakwisanga ubugingo bwe bwafashwe. Bisaba kugira ngo ube maso. Ubugingo bw'umuntu rero bushobora gufatwa kandi umuntu ntamenye ko bwafashwe. Ubugingo bw'umuntu, ubugingo ni iki mu muntu? Mbere y'ibindi byose, ubugingo ni iki mu muntu? Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana ritwereka ubugingo icyo ari cyo.
Itangirira igice cya 2 umurongo wa 7, ijambo riravuga ngo ariko mbere yuko dusobanura ubugingo, ubundi ubugingo mu ijambo ry'Imana tububona mu byanditswe byera inshuro 488. Ijambo ubugingo ryanditswe muri Bibiliya inshuro 888. Urumva ni inshuro nyinshi. So ni ikintu cyo kwibandaho rero, ni ikintu cyo kwitaho cyane. Ijambo rero ubugingo, reka dusome kano kanya. Tubonye ko riboneka mu byanditswe byera inshuro 488. None mu Itangirira igice cya 2 umurongo wa 7 turabona ngo Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Hano ijambo rirakubwiye ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Uyu mwuka w'ubugingo ngo umuntu ahinduka iki? Ubugingo buzima. Hano urabona ko umwuka ugendana n'ubugingo. Biragoye cyane kugira ngo utandukanye umwuka n'ubugingo. Nuvuga ngo mu gufata Imana imaze gufata umubiri we yakuye mu mukungugu wo hasi, imaze kurema, ngo yafashe umwuka w'ubugingo wihumekera mu mazuru. Wibuke ko Imana ari umwuka ubwayo. Nuvuga ngo Imana yafashe wa mwuka wayo uri mu bugingo, kuko Imana ifite ubugingo, ihita transfera mu mubiri w'umuntu. Wa mwuka w'ubugingo iyo transfer mu mubiri w'umuntu, ugihura n'umubiri, ugihura na wa mubiri wakuye mu mukungugu, ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ubugingo rero bugendana cyangwa se buboheranyije n'umwuka w'umuntu, ni nawo muntu w'imbere. Iwe uvugwa rero ubugingo n'umwuka ni ibintu bikoze umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere ari wowe nyirizina. Ubugingo mu muntu rero Imana yahumetse ikabwohereza mu mubiri ibucishije mu mazuru y'umubiri. Ubu bugingo muri bwo nibwo burimo icyitwa umutima, bukaba burimo amarangamutima, bukaba burimo ubushake. Nyuma hirya yabwo gato ukabona icyitwa n'umutima nama, ariko cyo kiri mu mwuka kizengurutse ubugingo. Ndavuga umuntu w'imbere. Noneho ubu bugingo mu isi y'umwuka nibwo Imana ikeneye, kuko niwe muntu. Umuntu ni umwuka w'ubugingo. Imana ibikeneye wowe w'imbere. Imana iba yifuza wowe waturutse kuri yo ko wazayisubiraho ukajya kubana nayo iteka ryose. Ubu bugingo rero buhetse buri kimwe cyose ugomba kuba cyo hano mu isi. Ubu bugingo nibwo buhetse umugisha w'umuntu, buhetse icyo agomba kuba cyo, buhetse uwo ari we mu isi y'umwuka. Rero umuntu ushobora kumubona mu buryo bw'umubiri ari mukuru, afite imyaka myinshi, akuze cyane, ariko mu isi y'umwuka uyu muntu mu mwuka ari umwana muto. Kimwe nuko ushobora kubona umuntu ari umwana mu buryo bw'umubiri, ariko mu isi y'umwuka ari mukuru, bitewe nuko ubugingo bwe bwakujijwe mu buryo bw'ubumana cyangwa mu buryo bw'igice kindi cyo mu rundi ruhande rw'umwijima. Rero mu mwuka ubu bugingo wumvise tuvuze, ubwami bw'umwijima bushobora kubufata. Imana ibibukeneye na Satani ababukeneye. Ubugingo bwawe Imana ibibukeneye na Satani ababukeneye. Ubugingo bwawe Imana ibishaka kubukoresha hano mu isi, bugasohoza umugambi w'Imana hano mu isi,
ni nako na Satani aba ashaka kugira ngo arebe ko yabufata kugira ngo abukoresha hano mu isi asoza umugambi we hano mu isi. Uko niko bimeze. Nuvuga ngo rero dusome ijambo ry'Imana, dutangire dusoma uko ubugingo bw'umuntu iyo bwafashwe mu mwuka. Umva iki kintu, iyo ubugingo bw'umuntu bwafashwe mu mwuka, wumvise yuko mvuze ngo ubugingo bw'umuntu nibwo buhetse destiny yawe, nibwo buhetse uwo ugomba kuba we, icyo uzaba cyo, byose biherereye mu bugingo. Iyo tuvuga ngo biherereye mu bugingo, Imana yabihumetse muri wowe, ibishyira muri ubwo bugingo bwawe, byicazwa muri wowe mu mwuka. Rero iyo hafashwe ubugingo bwawe na destiny yo mu buryo bwo na destiny ya hano mu isi ba yafashwe mu mwuka, iyo ubugingo bwawe bwafashwe n'imbaraga z'abarusi, bugafatwa n'imbaraga z'abadayimoni, batangira kugena ibikubaho mu buryo bw'umubiri. None se wamaze uti pasiteri, ubugingo babufata gute? Ese ibyo bishoboka gute ko ubugingo bw'umuntu bwafatwa kandi yarakiri Kristo? Reka dusome Yobu igice cya 30 umurongo waho wa 16. Yobu igice cya 30 umurongo waho wa 16. Yobu igice cya 30 umurongo waho wa 16. Yobu igice cya 30 umurongo wa 16. Reka dusome. Handitse ngo ubu ubugingo bwanjye buncongeyemo iminsi y'umubabaro yankikiriye. Reka nongere, reka mpere kwa 15, reka ntemiyego kwa 16 niwo dutangiye. Kwa 16 niwo dutangiriyeho. Handitse ngo ubu bugingo bwanjye buncongeyemo iminsi y'umubabaro yankikiriye, amagufwa yanjye yampinguranije nijoro, kandi sintuza kuribwa ngo noroherwe. Kubw'imbaraga z'indwara yanjye umwambaro wanjye urahinyaraye, urankanaga nk'ijosi ry'umwambaro wanjye. Urumva, uyu ni Yobu aravuga ngo ubugingo bwanjye buncongeyemo iminsi y'umubabaro yankikiriye. Mu isi y'umwuka, iyo ubugingo bwawe bwafashwe bugafatwaho, buriya icyo Imana yari yimye Satani, yari yamwimye ubugingo kubwica, ariko mu isi y'umwuka bwasaga nko bwafashwe. Icyo yamubujije gusa ni ukubwica, ariko Satani yari yabugizeho access. Noneho amaze kubugiraho access, icyo yakoze niki? Hano Yobu arimo aravuga ngo ubugingo bwanjye buncongeyemo iminsi y'umubabaro, ngo iminsi y'umubabaro yankikiriye. N'amagambo Yobu ari kwatura. Nivuga ngo mu isi y'umwuka iyo bamaze gufata icyo gice cyitwa ubugingo, bashobora gukonekita cyangwa se gukomandinga ibikubaho mu gice cy'abadayimoni. Iyo wafashwe mu gice cy'abadayimoni ukagwa mu gico cy'abaguteza imitego mu isi y'umwuka, ukagwa mu gico cy'abaguteza imitego mu isi ya kirozi, ubugingo bwawe bugafatwa, batangira gukomandinga ibiba ku buzima bwawe n'ibiba ku mibereho yawe. Bakugiraho access yo kugena iminsi mibi kuri wowe. Uyu munsi ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubugingo bwawe bukurwe mu maboko y'ababisha bawe mu izina rya Yesu. Turaza kureba ukuntu Dawidi yibandaga cyane ku masengesho asengera ubugingo. Yari yaramaze gusobanukirwa yuko kugira ngo we afatwe nyirizina, ubugingo bwe ari bwo bugenzwa. Kenshi na kenshi dusenga nabi, ntitumenye uburyo bwo gusenga, ugasanga mu mwuka uri gusengera umubiri, kandi ikibazo cyatangiriye mu isi y'umwuka ari ubugingo bwawe, ari wowe umwuka wafashwe. Noneho ugasengera umubiri, kandi umubiri buriya ibyo wakiriye byavuye mu mwuka. Umwuka mu isi y'umwuka babashije kubitransfera mu mwuka wawe, umwuka ukabisengereza ubugingo, ubugingo bukabisengereza umubiri. Wumvise icyo mvuze? Nuvuga ngo hari igihe dusenga nabi,
ugasengera ibibazo wabonye mu buryo bw'umubiri, nyamara umubiri wabyakiriye nyuma bihereye mu mwuka babisengirije ubugingo bwawe ukabisengiriza umubiri, kuko wumvise ijambo ryavuze ngo Imana ihumekera umwuka w'ubugingo mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Satani afite ubushobozi bwo kuguhumekeramo umwuka w'urupfu, rwa rupfu rukaza rukinjira mu bugingo ari umwuka, noneho rwa rupfu rwamara kwinjira mu bugingo ari umwuka, bwa bugingo bwawe bugahereza inyama n'amagufwa, ugatangira gushonga n'umubiri ugatangira kwangirika. Noneho rero kuko isengesho ryawe ririmo riragaruka ku nyama zibora, ritahereye imuzihi bwina aho ikibazo cyatangiriye, gusenga kwawe ntikuzane rezilita, gusenga kwawe ntikuzane igisubizo, kuko isengesho ryawe ritafite aho ryigeze rihurira n'ikibazo. Ntigigeze rihura n'ikibazo. Hari igihe usenga ugasanga isengesho ryawe riraca hejuru y'ibibazo. Iyo usenga rero isengesho ryawe rica hejuru y'ibibazo, ritinjira mu kibazo ndani, ntabwo ubona rezilita. Umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana bikumanukeho, bikumvisha ibyo ndi kuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera gufungura kumvisha ibyo ndi kukwigisha, ibyo umwuka w'Imana kwigisha akoresheje nge. Ndajya mvugane nawe rero. Uyu ni Yobu yari arimo asobanura agaragaza ukuntu muri iki gice cya 30:16 agaragaza ukuntu ubugingo bwe bumushongeyemo. Noneho bumaze kumushongeramo ngo iminsi y'umubabaro yahise imushyikira, iramufata. Iyo ubugingo bw'umuntu bwafashwe, ikiba gisigaye ni ukumufatisha ya minsi y'imibabaro, ni ukumufatisha ya minsi y'akaga, ni ukumufatisha ya minsi y'imyaku n'imikoshi, ni ukumufatisha ya minsi y'ubusiribateri bw'igihe kirekire, ni ukumufatisha ya minsi yo kubura urubyaro, ni ukumufatisha ya minsi y'indwara zisukirana zigenda zihinduka zisimburana. Ndagusengera mu izina rya Yesu, nanjye nisengera umuriro w'Imana numanuke utwike mu isi y'umwuka agace kose kabohewe mu bugingo bwawe. Ubugingo bwawe bukurwe mu maboko y'abari babufite mu izina rya Yesu Kristo. Kabira ubugingo bwawe butandukanywe n'iminsi y'imibabaro uhereye umunsi wa none. Iminsi y'imibabaro yagushyikiriye, yagusengeriye, ndatura ngo utandukanywe nayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo nanjye imbaraga z'Imana zintandukanye n'iminsi mibi yose nahujwe nayo mu mwuka no mu mubiri, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Mu izina rya Yesu Kristo ndatura ngo iyi minsi mibi nahujwe nayo, iyi minsi mibi yahujwe n'ubugingo bwanjye, ndayisiba nitandukanyije nayo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Iminsi mibi wahujwe nayo nawe ndayisiba mu izina rya Yesu, nyitandukanyije n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka bibeho, mu mwuka tandukanywa n'iyo minsi mibi, mu mubiri isibangane burundu mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka ntandukanyijwe n'iminsi mibi, mu mubiri irasibwa ikuweho mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka nihuje n'iminsi myiza mu izina rya Yesu Kristo, nihuje n'amasaha y'ibyiza, nihuje n'igitondo cy'ibyiza, nihuje n'amanywa y'ibyiza, n'umugoroba w'ibyiza, n'ijoro ry'ibyiza, n'igicuku cy'ibyiza, n'urukerera rw'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka nawe nguhuje n'igitondo cy'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo, nguhuje n'amanywa y'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo, nguhuje n'umugoroba w'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo, nguhuje n'ijoro ry'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo, nguhuje mu izina rya Yesu Kristo n'igicuku cy'ibyiza n'urukerera rw'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Iyo minsi mibi wisanzemo igahuzwa n'ubugingo bwawe, kuko ubugingo bwawe bwari bwafashwe. Ndatura ngo umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro kongora
kuko handitse yuko Uwiteka Imana ari umuriro ukongora katika jina la Yesu. Umuriro ukongora numanuke mu mwuka huri, numanuke mw'isi y'umwuka werereye hose, aho wajyanywe uri umunyago, aho wajyanywe uri imbohe. Uyu muriro nutwika aho wajyanywe uri umunyago uri imbohe, uhakongore n'abari baragutwaye, ubakongore n'abari baragufashe mu buryo bw'ubugingo, ubakongore bakurekure mu izina rya Yesu. Abagore bagutwaye bagatwara ubugingo bwawe, abakobwa bagutwaye bagatwara ubugingo bwawe mu mwuka, abagabo n'abasore bagutwaye mu mwuka, abasaza n'abakecuru bagutwaye mu mwuka, bagatwara ubugingo bwawe mu isi y'ikuzimu, bakabumanura ikuzimu. Umuriro w'Imana batwaye barekura ubugingo bwawe buvaho bwari buri, wa jina la Yesu, butandukanywe n'iminsi mibi. Ubwanjye buvaho bwari bwajyanywe, wa jina la Yesu, butandukanywe n'iminsi mibi. Urakoze Mwami, guhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro ku bugingo bwanjye bukuweho bwari bwajyanywe, mu izina rya Yesu. Ku bugingo bw'uyu muntu bukuweho bwari bwajyanywe, ni mu izina rya Yesu usumba amazina yose. Amen, amen. Nizerera mu isengesho, niyo mpamvu mbande kwisengesho kuri wowe no kuri njyewe, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ariko tubohoka, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ariko kandi tunakira mu izina rya Yesu Kristo. Rero tumaze kubona ko aka kanya wizere ko ubugingo bwawe butandukanyijwe n'iminsi mibi mu izina rya Yesu. Dukomeje rero tugasoma muri Zaburi igice cyaho cya 40. Rero Zaburi ya 40, aho niho tugiye gusoma. Zaburi ya 40, Zaburi ya 40. Aho ngaho nanone haratwereka ibikorerwa ubugingo. Twari tumaze kubona ko ubugingo mu isi y'umwuka iyo bwafashwe babuhuza n'iminsi mibi, bakabuhuza n'iminsi y'imibabaro. Dukora isengesho ridutandukanya n'ibihe by'umubabaro n'iminsi y'umubabaro, tubahoza ubugingo bwacu. So ndizera ko wamaze kwizera ko ari Imana yakoze. Zaburi ya 40 rero umurongo wa 15 handitseho ngo, Zaburi ya 40 umurongo wa 15. Zaburi ya 40 umurongo ku murongo wa 13 ngo, Uwiteka emera kunkiza, Uwiteka tebuka untabare. Abashakira ubugingo bwanjye kuburimbura bakorwe n'isoni, bamwarane. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagire igisuzuguriro. Urumva iri jambo Dawidi hano ni Dawidi arimo arasengera ubugingo bwe. Aravuga ngo Uwiteka emera kunkiza, Uwiteka tebuka untabare. Abashakira ubugingo bwanjye kuburimbura bakorwe n'isoni, bamwarane. Urumva ko mu mwuka ikintu gihigwa si umubiri wawe, ahubwo hahigwa ubugingo bwawe, hahigwa wa mutima wawe, hahigwa bya bitekerezo byawe, hahigwa ya marangamutima yawe, hahigwa bwa bushake bwawe ngo babitsembe. Ibyo nibyo biba bihigwa. Umurozi yakugenza, Satani yakugenza, abahiga umutima wawe, abahiga ubushake muri wowe bukurimo, abahiga ibitekerezo bikurimo, abahiga amarangamutima yawe. Ibyo iyo yabifashe abasha kudomina ikikubaho cyose mu munsi wose uko bukeye, uko umunsi watambutse. Iyo hafashwe umutima wawe, iyo hafashwe ibitekerezo byawe, iyo hafashwe amarangamutima yawe, ni ukuvuga ngo mu bwami bw'umwijima batangira kugena ibiba mu mubiri wawe, ibiba ku mibereho yawe. Niyo mpamvu rero Dawidi mu isengesho rye yari yarasobanukiwe cyane ku kintu cyitwa isi y'umwuka. Niyo mpamvu wumva mu isengesho rye yabwiraga Imana, ari wowe wavuga ngo Uwiteka ntabantu amafaranga, ari wowe Uwiteka wavuga ngo Uwiteka ntabantu inzu, ntabantu imodoka, ntabantu ibi bintu, ntabantu umugore, ntabantu umugabo. Nyamara we ntabwo tubona mu masengesho ya Dawidi asengera umugabo n'umugore, ntabwo tubona mu masengesho ya Dawidi asengera ibifatika n'ibigaragara. Yarazi ko ibifatika n'ibikenewe byose biherereye mu bugingo bw'umuntu. Imana yafashe imigisha yose y'ibyo wifuza, iragenda iyishyira muri ibyo bice mvuze, muri ubwo bugingo bwawe. Bugingo aho ngaho niho byibitse, ibyo ukeneye byose biri muri wowe, bihetswe nawe. Rero reka rero niyo mpamvu mvuga ngo Uwiteka emera kunkiza, Uwiteka tebuka untabare.
abashakira ubugingo bwanjye kuburimbura bakumware bakorwe n'isoni, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro. Nuva mu mwuka abashakaga ubugingo bwa Dawidi bashakaga kuburimbura. Buriya niki kiba iyo umurozi agutwaye ku bicaniro? Hari ubwo ajya gufata akaboko ngo akujyane, hari ubwo afata agushira imbere ngo agushorera kujyane mu buryo bw'umubiri, akujyana mu buryo bw'umwuka. Yatwaye ifoto yawe, ya foto yawe ikajyanwa ku bicaniro by'abadayimoni. Igikorerwa kuri ya foto yawe batangira kwataka we mu mwuka batongera ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe nibwo butongerwa, ubugingo bwawe nibwo buhabwa abadayimoni. Mu buryo buriya gutongera ni imisengere yindi idasanzwe y'abadayimoni, ni imisengere yindi idasanzwe y'imbaraga z'ikuzimu. Gutongera iyo turimo turasenga, iyo dusenga umurozi, ndeka mbanze nsubire nyuma kucyo narimvuze ngo gutongera iyo bafashe wowe bagatwara ifoto yawe mu bapfumu cyangwa se amazina yawe mu bapfumu, umupfumu agatangira kwatura amagambo runaka mu isi y'umwuka, ni ubugingo bwawe barimo aratanga ikuzimu, ni ubugingo bwawe barimo arabuhuza, ubugingo bwawe barimo arabuhuza n'imyuka mibi, ubugingo bwawe barimo arabukonekta n'ibihe n'iminsi mibi n'amasaha mabi, abarimo arabuhuza n'ibyo wagiye kukurogesha yifuza. Rero natwe iyo dusenga tukavuga mu isi y'umwuka bya bindi baba bari kudukorera, tukavuga tugasenga tuvuga, biba biri gusenyuka. Ubugingo bwacu tuba turimo turabukura aho ngaho. So urumva rero Dawidi yari umuhanga mu gusenga. Niyo mpamvu wumvise yavuze ngo Uwiteka emera kunkiza, Uwiteka tebuka untabare, Uwiteka yemere kugukiza kano kanya mu izina rya Yesu agutabare. Abashakira ubugingo bwawe kuburimbura bakorwe n'isoni, abashaka amarangamutima yawe kuyasenya, abashaka intekerezo zawe kuzikuraho no kuzisiba, abashaka ubushake bwawe n'imigambi yose ibitswe muri ubwo bushake bwawe bakorwe n'isoni bamware mu izina rya Yesu. Mu bushake bw'umuntu niho haba hari igenamigambi ry'uwo muntu, niho haba hari imigenamigambi, ibyo ugambirira n'ibyo upanga byose n'ibitegurwa byose. Ni igihe cy'Imana cyagize cyo kugira ngo isoze umugambi wayo, yinjira muri urwo rugingo ruri mu bugingo bwawe rwitwa ubushake, ikazamuramo umugambi runaka, ikakuzamuramo inyota runaka y'ikintu wumva wifuje, ikagufasha gutera intambwe zo kugira ngo utangire guharanira cya kindi wifuza. Ni ukuvuga ngo rero mu isi ya kirozi rero iyo bashaka kukubana kugira ngo utava huri, bagafata ubugingo bwawe, bahita bafata bwa bushobozi bwo gushaka no kugambirira no kugira imigambi yawe igafatwa bugwate, ugasanga uragambirira ariko gukora ntako, uragambirira ariko gushyira mu bikorwa ntako, uratekereza ariko gutekereza ugatekereza ugonga ibikuta, watekereza ugatekereza ugonga ibisika, ugonga amabuye. Icyo utekereje cyose ahubwo gutekereza kwawe bikakuviramo kubabara, bikakuviramo agahinda, bikakuviramo ubwigunge, bikakuviramo kwiheba, bikakuviramo kwiyanga. Icyo ni ikimenyetso cy'uwo muntu yuko ubugingo bwe bufitwe n'imbaraga z'ikuzimu. Imbaraga z'ikuzimu nizo zibudomina. Igihe utekereza ukagonga umwamba, igihe utekereza ukagonga ibisika, nyuma yo kugonga ibisika bikarangira wihebye, bikarangira umutima wawe, amarangamutima yawe yuzuye akababaro, amarangamutima yawe yuzuye ubwihebe, yuzuye agahinda, acitse intege, kumva rwose umutima ucitse intege, ndetse ukumva wanakwiyahura cyangwa ukumva uriyanze. Ujye umenya ngo mu isi y'umwuka ubugingo bwawe bwaguye mu gico. Uwiteka agenza ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Ubugingo bwawe bucungurwe bukurwaho hano mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Dukomeje tugasoma hano, ndagira ngo nkwereke ko ubugingo bw'umuntu iyo bwafashwe, buri kimwe cyose kiba cyafashwe
cyane cyane iyo burimo bashatse kugira ngo bamumanure mu rwobo cyangwa babwice. Iyo ubugingo bw'umuntu bamumanuye mu rwobo cyangwa babwice ni iyo ubugingo bw'umuntu bwamaze kumanurwa mu rwobo. Reka dusome Yobu igice cya 33 umurongo wa 18. Yobu igice cya 33 no, ntabwo ari Yobu, ahubwo ni Zaburi igice cya 33. Zaburi igice cya 33. Zaburi igice cya 33. Zaburi 33 umurongo waho wa 18. Zopete sekiria horia. Handitse ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, aburinde mu nzara ngo budapfa. Imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Urumva iri jambo wumvise ukuntu rivuga muri Zaburi igice cya 33 umurongo waho wa 18, ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu. Kumbe ubugingo bushobora gupfa. Wumvise ko ubugingo bushobora gupfa. Mbere yuko umubiri upfa habanza kwicwa ubugingo. Mbere yuko inyama zawe zangirika, organi zawe, ingingo z'umubiri wawe zidakora, organi zawe zidakora, umutima uhagarara, mbere yuko impyiko zihagarara, ibihaha bihagarara, umutima ukaba utakibasha gutera, ibihaha bikaba bitakibasha gukora, mwijima utakibasha kuyungurura amaraso, hanyuma impyiko zikaba zitagikora. Mbere yuko izo organi zose zangirika zipfa, habanza kwicwa ubugingo mu muntu. Habanza kwicwa iki? Ubugingo bw'umuntu. Niyo mpamvu uyu Dawidi yarazi gusenga cyane. Hano wumva asenga ngo dore ijisho ry'Uwiteka riri kuba mwubaha kandi riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu. Ubugingo bw'umuntu bushobora gupfa. Imana izura ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo umubiri wapfa intekerezo zitarapfa. Ntabwo umubiri wapfa emotion zitarapfa. Ntabwo umubiri w'umuntu wapfa ubushake mu muntu, the will mu muntu, willing mu muntu itarapfa. Ubushake nibwo bubanza gupfa. Ubushake muri wowe, will ibanza gupfa muri wowe. Ndagusengera kugira ngo ubushake muri wowe Imana ibuzure, yani utashi kwa Kiswahili ubushake inaitwa utashi, yani ili ibilisi au mauti ikulalowe, kwanza inaua utashi. Ubushake muri wowe bubanza kwicwa, kuko umuntu ugiye gupfa nta migamba agira, nta mishinga agira, nta bagitekereza ibya hano ku isi, kandi nta bushake bw'ibikorwa bazakora hano mu isi. Icyo kintu rero cyitwa ibyo byose bitura mu bushake bw'umuntu. So nuvuga ngo rero niyo mpamvu umuntu nyamasengesho mwiza agomba gusengera ubugingo bwiwe akabubohoza cyane. Reka twongere dusome Yobu noneho 33. Yobu 33 nanone aho ngaho umurongo wa 18. Yobu 33 umurongo wa 18, ngo ubugingo bwe iburinda rwa rwobo, no kubaho kwe ikurinda kurimburwa n'inkota. Aho niyo mu gice cya 33 umurongo wa 18, ngo ubugingo bwe iburinda rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Urumva mwisi umwuka, kugira ngo umubiri wicwe n'inkota nuko mu mwuka babanza gucukura rwa rwobo. Ubugingo babanza gucukurira ubugingo bw'umuntu rwobo.
ngo ubugingo bwe iburinda rwa rwobo. Uwiteka atandukanye ubugingo bwawe n'urwobo wacukuriwe mu izina rya Yesu. Hanyuma rero mu mwuka iyo bamaze gucukura urwobo barucukura ubugingo mu isi ifite imibiri, kugira ngo wa muntu areke kubaho bacura ikigomba kumwica. Niyo mpamvu mbise ngo hano ijambo risoza rivuga ngo ubugingo bwe uburinda rwa rwobo, no kubaho kwe ikakurinda kurimburwa n'inkota. Kubaho ubwo urumva iyo ubugingo bwamaze gucukurirwa urwobo, hari ikintu kiba cyamaze gucurwa, bagomba kuvuga ngo kimukureho kubaho kwe guhagarare. Ariko bahereye mu bugingo, ubugingo nibwo bwacukuriye urwobo. Ibyo rero bikorwa mu mwuka, bikorwa n'abakonikoni, bigakorwa n'abarozi, bigakorwa n'amashitani, agacukura urwobo. Yamara gucukura urwobo yaho ubugingo bwa bugomba kuba bwashyizwe mu migenzo. Umuntu ushaka kwica mu buryo bwa kirozi ashobora gucukura urwobo gutyo agataba mu gitaka, agacukura umwobo akagutaba. Umwisi y'umwuka buriye ubugingo aba yabutabye niyo wabukiriwe. None kiba gisigaye mu mubiri, batangira gucura ngo ko uyu muntu twamwishe mu mwuka, mu mubiri dukora iki? Niho rero bashobora gucura izo nkota, bakavuga bati yicwe n'inkota, yicwe n'impanuka, yicwe na accident. Ndasengera ubugingo bwawe mu izina rya Yesu kugira ngo bukurwe mu rwobo mu izina rya Yesu. Ubugingo bwawe bukurwe mu rwobo mu izina rya Yesu. Ndatura ngo ubugingo bwawe bukurwe mu rwobo mu izina rya Yesu amazina yose. Dukomeje tugasoma rero ngo maze kandi ahanwa n'umubabaro ari ku buriri bwe, ahora aribwa mu magufwa ntahweme, ngo bigatuma ubugingo bwe buhurwa ibyo kurya n'umutima we ukanga ibiryoshye. Urumva ko uyu muntu mwisi y'umwuka, ubugingo bw'umuntu bwafashwe bushobora gutuma hurwa ibyo kurya, umutima we ntushake kurya. Umuntu uba wamaze kumanurwa mu rwobo hasigaye igihe gito ngo ave mu buzima, ntabwo umutima we wifuza kurya. Nk'uko iri jambo ryumvise ngo bituma ubugingo bwe buhurwa ibyo kurya. None se wa mugani kugira ngo umubiri wuhe ibyo ukeneye, nuko mu bushake bwawe, ubushake buba bukiri buzima, nuko nyine ucyumva nyine ufite ubushake muri we hazamuka inyota, hakazamuka inzara yo kumva ushaka kuriya. None rero ubugingo bwafashwe, iyo nzara ntizamuka muri wowe, niyo nyota ntizamuka muri wowe, uhurwa ibyo kurya rero. Ndetse ngo n'umutima wawe ukanga ibiryoshye. Umutima wanga ibiryoshye ntabwo nyine nta kintu kiba kikuryohera. Mu mwuka bafashwe mu bugingo bwabo ndababohoza mu izina rya Yesu. Mu kanya tugiye gufata umwanya mwiza wo gusenga. Dukomeze twihutire noneho mu isengesho rya Zaburi ya 7, ni Zaburi 7, Zaburi 7 igice cya 2. Tubone Dawidi noneho yatangiye gusengera ubugingo bwe neza. Zaburi igice cya 7, Zaburi igice cya 7 umurongo waho wa 2 handitse ngo urya muntu ye gushishimura umutima wanjye nk'intare, awushwatagura ari nta wuntabara. Uwiteka Mana yanjye, niba naragenjeje ntya, niba amaboko yanjye ariho ubugoryi, niba narituye inabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga mpoye ubusa, umwanzi agenza umutima wanjye awugereho, akandagirira ubugingo bwanjye hasi, ashyira ubwiza bwanjye mu mukungugu. Uwiteka hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera, kandi ukangukire uwankizeho urubanza. Umurongo wa 7 nuko iteraniro ry'amahanga rikugote, nawe usubire hejuru yaryo. Amen. Urumva iri jambo ni Dawidi arimo arasenga, ariko ikintu ari gusengera mu stili arimo arasengera ubugingo bwe. Hano urumva yuko ashoje avuga mu murongo wa 5 avuga ngo niba, umurongo wa 4 ngo niba narituye nabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga ampoye ubusa. Hano akavuga ngo umwanzi agenza umutima wanjye awugereho. Urumva ko mu mwuka umuntu ashobora kugenza umutima wawe kandi akaba yakandagira ubugingo bwawe akabukandagirira hasi. Urumva ko mu mwuka abantu bashaka kugenza umutima wawe
bakaba bakandagira n'ubugingo bwawe bakabukandagirira hasi, ndetse ubwiza bwawe ngo bakagira gute bakawumanura mu mukungugu. Bwa bwiza Imana yakuremanye ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, abo bagenza ubugingo bwawe, abagenza umutima wawe. Hano urabumva ngo umwanzi agenza umutima wanjye awugereho. Kumba umuntu umutima we bashobora kuwugenza bakawugeraho, ubugingo bw'umuntu bashobora kubugenza bakabugeraho. Ndagusengera kano kanya kugira ngo abari bageze ku bugingo bwawe bari guserebura ko babufashe mu isi ya kirozi, bawufatishije imitongero, bawufatishije imiterekerero, bawufatishije ibitegano, ibihoherano, umuriro w'Imana ubatwike mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zivuye mu ijuru zibatatanye, marayika w'iteka batatanye, abagenza ubugingo bwawe marayika w'iteka batatanye mu izina rya Yesu Kristo. Abagenza ubwanjye marayika w'iteka batatanye mu izina rya Yesu Kristo. Abagenza umutima wanjye w'iteka batatanye mu izina rya Yesu Kristo. Abagenza wawe batatanye mu izina rya Yesu Kristo. Abacukuye urwobo mu izina rya Yesu Kristo barugwemo kano kanya, bagucukuriye urwobo bakarugushiramo ndukuvanyemo mu mwuka no mu mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Reka abari barugutayemo aribo barutabwamo uruvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo uruvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo wowe uruvemo mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose urakoze Mwami kukuye aba bantu mu rwobo. Ishimwe n'icyubahiro, amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi. Dusoreza mu murongo wa 16 Zaburi ya 16, hanyuma dusoze tuzakomeza mu gice cya kabiri, kuko ubugingo ni ikintu gikomeye cyane. Tuzakomeza mu gice cya kabiri cyo kwiga kuri iri jambo ndetse no gusengera ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye umunsi wa none wite ku bugingo bwawe, ntugakine, ntukajokinge n'ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe bubere maso mbere yo gusengera amafaranga, mbere yo gusengera ibyo byukeneye za needs zawe zo mu buryo bw'umubiri. Ombea nafsi yako, lilia nafsi yako, yani piga yowe sana na ukaririe nafsi yako, uikomboe kupitia damu ya Yesu Kristo. Lili ubugingo bwawe ubucunguza amaraso Yesu Kristo, ubukure mu maboko y'abarozi n'abakonikoni, ubukure mu maboko y'abana b'umwijima, y'ingabo z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi ya 16 umurongo wa 10 n'uwa 11. Uwo niwo dusorejeho. Tuzakomeza umunsi Imana izatugirira ubuntu, umunsi Imana izatugirira ubuntu. Zaburi ya 16 umurongo wa 11 handitse ngo wa 10 n'uwa 11 ngo kuko atazareka ubugingo bwanjye kujya ikuzimu. Kumba ubugingo bw'umuntu numva yuko bumanurwa ikuzimu, ngo kandi atazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Azamenyesha inzira y'ubugingo uzamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe, niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe k'uburyo hari binezeza iteka ryose. Urumvira ijambo ukuntu rivuze ngo kuko atazareka ubugingo bwanjye ngo bujye kuzimu. Hari abashaka ko ubugingo bwawe bamumanura ikuzimu, bamumanura ikuzimu kubona nijoro kugira ngo babuhezeyo. Hari inzozi murota mutazi ko ari ubugingo bwanyu bwamanuye ikuzimu. Hari igihe muryama mugasinzira ugasanga abarozi baraje bafata bamwe na bamwe bakabamanura ikuzimu, ubugingo bwanyu bukamanurwa ikuzimu, namwe mukabona mukagira ngo nyine ni inzozi kandi mwamanuye ikuzimu. Ariko reka duhagarare muri iri jambo rivuga ngo kuko atazareka ubugingo bwanjye ngo bujye kuzimu, kandi atazakundira umukunzi wawe ko abona kubura, akaba azamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe, niho hari ibyishimo byuzuye. Uwiteka we, ukuboko kwawe k'uburyo kuri ibinezeza byinshi. Ndasenze kano kanya mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wumvaga iby'iri jambo, mbohoje ubugingo bwe mu izina rya Yesu Kristo bwari bwagejejwe ikuzimu. Ubugingo bumanurwa ikuzimu biciye mu kurya, buciye mu kunywa, mu nzozi. Ubugingo buba bwamanuye ikuzimu biciye mu kubushika no mu kubutwara mu buryo bw'ibitotsi no mu buryo bw'inzozi. Kwa jina la Yesu, ubugingo buba bwamanuye ikuzimu biciye mu buriganya n'ubudukoryo twa Satani katika jina. Ndatura ngo buveyo mu izina rya Yesu, buveyo. Bugingo bw'abagore bwamanuye ikuzimu buveyo mu izina rya Yesu Kristo. Bw'abagabo bwatwaye ikuzimu buveyo mu izina rya Yesu Kristo. Bw'abasore n'inkumi bwatwaye ikuzimu buveyo mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bw'umuntu wese unteze amatwi uri kunyumva bwari bwamanuye ikuzimu, ndasenga kubuvungo, ndasenga ngo buveyo mu izina rya Yesu, buveyo mu izina rya Yesu, buveyo mu izina rya Yesu Kristo, buveyo mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bw'umuntu bwamanuye ikuzimu munsi y'inyanja buveyo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzi. Mu bugingo bw'umuntu bwashyizwe mu rwobo buveyo
buveyo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubugingo bw'umuntu bwajyanywe ku bicaniro by'abazimu, ku bicaniro bya nyabingi, ku bicaniro by'amahembe, ku bicaniro by'inkuba, ku bicaniro by'ibitega, ku bicaniro by'ibikoko n'udusimba n'inzoka. Ubugingo mbukuye kuri ibyo bicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Tesekiriya horiya ndatura ngo ubugingo bwa buri wese bwari bwamanuwe mu bwagejejwe ku bicaniro by'inzoka buveyo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubugingo bwari bwatwawe mu cyaro mu ishyamba buveyo, buve muri iryo shyamba mu izina rya Yesu Kristo, buve muri iryo shyamba mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwari bwatwawe mu izina rya Yesu Kristo mu kabande, mu misozi no mu bishanga buveyo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubwaraye mu bishanga buveyo mu izina rya Yesu Kristo. Ubwaraye bugaburirwa butandukanywe n'ibyo bwaraye burya mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ubugingo bwawe bwaraye bugaburirwa inyama, bugaburirwa katika genus imyanda, bugaburirwa ibisombe, bugaburirwa ibiryo by'ubwoko bwose butandukanye. Ubugingo bwawe bwaraye bugaburirwa imitsima y'ikuzimu buveyo, butandukaje n'iyo mitsima mu izina rya Yesu Kristo y'ikuzimu, butandukaje n'izo nyama z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, butandukanyije n'ayo maraso wanyoye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndatura ngo ubugingo bwawe bubohoke mu izina rya Yesu Kristo. Uvuga uti mwami Yesu Kristo, ndabohoza ubugingo bwanje bwamanuye ikuzimu, bwajyanywe n'abarozi, bwajyanywe n'abadayimoni, bwajyanywe n'imbaraga z'ikuzimu. Uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, nongeye kwatura ko ubugingo bwanjye bucungujwe n'amaraso Yesu Kristo, bwacunguwe n'amaraso Yesu Kristo. Ndabuhamagaye ngo buve mu maboko y'imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi, imbaraga za nyabingi, imbaraga z'ibitega, imbaraga z'amahembe, imbaraga z'imyuka mibi yari yamaze gufata ubugingo bwanjye. Yemwe myuka mimwe mwamba ubugingo bwanjye ndagusubiranye zina rya Yesu Kristo. Subiranye ubugingo bwanjye zina rya Yesu Kristo. Subiranye ubugingo bwanjye zina rya Yesu Kristo. Mbukoye mu rwobo rwo kurimbuka zina rya Yesu Kristo. Mbubikije muri Yesu Kristo. Yesu Kristo mbubikije muri Yesu Kristo. Mbubikije muri Yesu Kristo. Ubugingo bwanjye mbubikije muri Yesu Kristo. Mbukuye mu kiganza cy'umurozi, mbukuye ku bicaniro by'abadayimoni, mbukuye ku bicaniro by'abakozi ba Satani mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze mwami ku bugingo bwanjye ubukuye mu maboko ya Satani kandi ukabukuye ku bicaniro by'amahembe zina rya Yesu Kristo. Mu mwuka ndabona hari umuntu ubugingo bwe bwari bwatwaye ku bicaniro by'amahembe. Nohereje umuriro w'Imana ngo twite ahantu hose ubugingo bwari bwashyizwe ku bicaniro by'amahembe buvangaho bugaruke muri Kristo Yesu umwana w'Imana nzima. Mu mwuka ndabona undi muntu ubugingo bwe bwari bwashyizwe ku bicaniro by'inzoka katika jina. Nohereje umuriro w'Imana ngo twike ibyo bicaniro by'inzoka, ubugingo bwawe bukurwe kuri ibyo bicaniro by'inzoka mu izina rya Yesu Kristo. Bugaruke muri Yesu Kristo umwami wabucunguye akabumenera amaraso mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka ndabona ubundi muntu ubugingo bwe bwari bwarajugunywe mu bishanga, bwaratawe mu bihanamanga. Umuntu wakundaga kurota inzozi arimo arirukanka mu bishanga, ari mu bihanamanga, ari mu kabande. Ubugingo bwaho ngaho niho bwari bwarajugunywe, niho bwari bwarashyizwe. Ndatura ngo buveyo mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko umuririmbyi aririmba ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we. Nohereje umuriro w'Imana gutwika ibyagutwaye mu ishyamba, ugaruke mu murima w'umwami Yesu. Garuka mu murima w'umwami Yesu Kristo. Va muri iryo shyamba ry'abazimu, va muri iryo shyamba ry'abadayimoni, va muri iryo shyamba wahambiriwemo mu izina rya Yesu Kristo. Nohereje umuriro w'Imana gutwika ibyakuboheye mu ishyamba mu izina rya Yesu. Iryo shyamba urikurweyo, kwa jina iryo shyamba urikurwemo, ubugingo bwawe bukurwe muri iryo shyamba mu izina rya Yesu Kristo. Ubambwa agapfa kazuka, ubugingo bwawe bube muri Kristo Yesu. Nk'uyu ubugingo bwawe mu mayira abiri aho babuzirikiye kugira ngo ibintu bijye bigucanga, kugira ngo ibintu bijye bikubera ikibazo mu izina rya Yesu Kristo. Nkuvanye ubugingo bwawe mbukuye mu mayira abiri mu izina rya Yesu. Ntumye marayika kugira ngo akure ubugingo bwawe mu mayira abiri aho wazirikiwe muri ayo mayira abiri. Vayo
vayo mu izina rya Yesu Kristo, vayo mu izina rya Yesu Kristo, vayo mu izina rya Yesu Kristo, va muri ayo mayira abiri mu izina rya Yesu Kristo. Ubone inzira imwe ikwerekeza mu masezerano, ubone inzira imwe ikwerekeza mu mugisha y'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo umba amazina yose, amina. Shalom shalom. Imana amahoro iguha, Imana amahoro ikugire neza. Ufashijwe n'ijambo ry'Imana, ntugende udakoze subscribe kugira ngo utazadushaka ukatubura, kandi cyangwa se sabone, hanyuma ukore na share ugisangiza abandi. Ikindi ukeneye kudutera inkunga kugira ngo dukomeze gukora ibiganiro umunsi ukundi, ijambo ry'Imana dukomeze kuritambutsa, nimero yacu hari urayibona muri screen. Ukeneye kudutera inkunga ngo tugure kamera, mutangire kutubona mu mashusho, wumva wahitugurira, ari umwuka w'Imana ubiguhata, ari umwuka w'Imana ukumvisha yuko wadushyigikira kuyigura, wahitugurira. Cyangwa se waba udafite n'ubushobozi ariko watanga ubushobozi ubwo aribwo bwose buhanye n'uko uhagaze, nawe wakorera uwo mugisha. Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka akugirire neza. Shalom shalom.